yatangira, aho uyu mwana w'umukobwa yaje kuba yahura n'ikibazo, yamara guhura n'ikibazo akaza kuba yakitabaza umukunzi we. Mu kumwitabaza ndetse no kugira ngo abashe kuba yamufasha, nibwo yaje kuba navuga ngo yamukorera ikintu kitaje kuba cyagenda neza, kubera yuko uyu mwana w'umukobwa akimara guhura n'icyo kibazo yaje kuba yamuguza amafaranga ageze mu bihumbi 100 ndetse bisaga n'andi yari yaramwatse agera kuri 400. ubwo yose hamwe nk'uko muri kubona kuri screen, umukobwa byishimiye ndetse yishimiye no kwakira amafaranga, ariko ntiyaza kuba yakumva yuko ayo mafaranga yakiriye hari icyo agiye kuba yayakoza, dore yuko ayo mafaranga nubwo yaje kuba yayabona, ariko nta mahirwe yigeze yayagiriramo, kubera yuko aya mafaranga yaje kuba yatangira kuri we ndetse yanatangira kuba yayasohokamo ndetse akanayatemberamo n'inshuti ze. Rimwe na rimwe ugasanga n'izo nshuti ze zirimo ziragenda zinamuguza, kubera yuko amafaranga yayabonye gutyo gusa ndetse anayabona nta n'ikindi cyerekezo ayo mafaranga ayafitiye. Akaba noneho aya mafaranga akimara kuba yayabona yagerageje kuba yagira icyo akora, dore yuko tugiye kuba twayitangirana n'umwana w'umukobwa. Nk'uko muri kubona neza, tugiye kuba twagaruka imbere y'igice cya 3, dore yuko icya 4 cyagaragayemo mukuru we arimo arasaba ubutabera. Ubu noneho tugarutse mu gice cya 5 aho yari amaje kuba yafungwa, ariko mbere yuko afungwa ndagira ngo tubanze tucukumbure amakuru ndetse tubasishe no kuba byose twabishyira ku karubanda, dore yuko noneho ibimenyetso twakomeje kubikusanya. Nk'uko muri kubona neza, dutangiranye n'ifoto ye yicaye mu ntebe arimo araseka. Aha ni igihe yaramaje kuba yakumva inkuru ya mukuru we arimo arasaba ubutabera, dore yuko muri uko gusaba ubutabera ni naho yaje kuba yakikora akamuvugira amagambo nk'ayo, dore yuko yaje kuba yanatangiza inkuru bundi bushya. Nk'uko murimo murabibona neza, yicariye mu ntebe ari guseka yumva yuko ntacyo bimutwaye, kandi burya koko nari ikintu byari bimutwaye, ariko hari ikintu cyabimuteye. Gusa nta kindi turaza kuba twakoraho, tugiye kwinjira mu gice cya 6, aho iki gice cya 6 tugiye kugaruka y'ukuntu inkuru yaje kuba yatangira, aho uyu mwana w'umukobwa yaje kuba yahura n'ikibazo, yamara guhura n'ikibazo akaza kuba yakitabaza umukunzi we. Mu kumwitabaza ndetse no kugira ngo abashe kuba yamufasha, nibwo yaje kuba navuga ngo yamukorera ikintu kitaje kuba cyagenda neza, kubera yuko uyu mwana w'umukobwa akimara guhura n'icyo kibazo yaje kuba yamuguza amafaranga ageze mu bihumbi 100 ndetse bisaga n'andi yari yaramwatse agera kuri 400. ubwo yose hamwe nk'uko muri kubona kuri screen, umukobwa byishimiye ndetse yishimiye no kwakira amafaranga, ariko ntiyaza kuba yakumva yuko ayo mafaranga yakiriye hari icyo agiye kuba yayakoza, dore yuko ayo mafaranga nubwo yaje kuba yayabona, ariko nta mahirwe yigeze yayagiriramo, kubera yuko aya mafaranga yaje kuba yatangira kuri we ndetse yanatangira kuba yayasohokamo ndetse akanayatemberamo n'inshuti ze. Rimwe na rimwe ugasanga n'izo nshuti ze zirimo ziragenda zinamuguza, kubera yuko amafaranga yayabonye gutyo gusa ndetse anayabona nta n'ikindi cyerekezo ayo mafaranga ayafitiye. Akaba noneho aya mafaranga akimara kuba yayabona yagerageje kuba yagira icyo akora, dore yuko nk'uko muri kubona kuri screen, ahangaha umukobwa arabyishimiye, ariko noneho akimara kuba yabona aya mafaranga nibwo yaje kuba yakinjira muri MTN. Akimara kwinjira muri MTN yarakoze igihe kitari gitoya cyane, nk'uko muri kubona kuri screen zanyu, yarakoze. Amaje gukora aza kuba yahura n'ikibazo ndetse aza no kuba yahomba
ariko akomeza kwizeza umuhungu ndetse akomeza no kumuha icyizere yuko akiri mu kazi ariko atakiri mu kazi. Muri uko gukomeza kumwizeza icyo cyizere cyangwa se kumuha icyo cyizere, umusore yakomeje kwizera yuko umukunzi we ari mu kazi ndetse arimo aranakora nk'uko abimubwira ko akarimo, ariko umukobwa we ako kazi ntabwo yari akarimo kuko yari yaramaje gusohoka n'inshuti ze, baramaje kuba bayasagambamo, baramaje kuba baryoherwa nayo. Tukimara kuba twamenya ayo makuru, umukobwa yaje kuba yabihakana, ariko umuhungu aza kuba yaduha iyi foto ndetse arimo arasaba simukadi ya MTN kugira ngo atangire gukora mobile money, ari nacyo ayo mafaranga yayamwakiye kugira ngo abashe kuba yakora mobile money. Noneho mu kumutumira muri studio za Gilbert TV nk'uko muri kumubona yicaye kuri kamera, yaje kuba nabwo yagira ikindi avuga, dore yuko yavuze yuko nubwo ayo mafaranga yayamuhaye, ariko yayamuhaye ayo mafaranga mu buryo bwo kuba yamufasha, ntabwo yayamuhaye ngo ayo mafaranga azayamwishyure, ndetse ayo mafaranga akaba yarayamuhaye nta nyandiko. Ariko nk'uko bakundanaga ndetse nk'uko bari bizeranye, njyewe numva nta nyandiko yari ikwiriye, dore yuko bari bari muri relationship ndetse bari no kuvuga yuko bagiye kuba babana. Numva yuko nta mpinduka ndetse nta n'ikintu gihari cyatuma umusore ndetse n'umukobwa bakundana cyangwa se umugabo n'umugore bajya guhana amafaranga bakagirana inyandiko. Gusa siko mbyumva, ariko uyu mukobwa we avuga yuko ibyo byose yabikoze arimo aramufasha nk'umuntu bakundana, ariko umuhungu we akavuga yuko yayamwatse kugira ngo agire icyo akora. Gusa uyu mukobwa ku butumwa ndetse no ku magambo yatwibwiriye mu butumwa bugufi bwa WhatsApp, yatubwiye yuko nubwo iminsi yaba myinshi cyane, ariko nta kintu ateze kuba yamufasha kandi nta n'icyo ateze kuba yakongeraho nyuma y'ibyo yavuze, dore yuko kubwe ndavuga ngo ni nk'uburiganya ashaka kuba yakorera uyu mwana w'umusore, dore yuko yavuze ngo ese uzi yuko nabaguteze nshobora kuba narabigizemo uruhare, cyangwa se natinye yuko ushobora kunyishyuza ariya mafaranga. Igice cya 7 turaza kuba twagikomereza kwa muganga. Gusa mbere yuko ngusezera ndagira ngo ngo banza ukore subscribe kuri Gilbert TV. Nge mwari muri kubana ni Gilbert Inyamamare.